Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi. N'uyu mwanya dufite umwanditsi tubafitiye rero impamba, ariko iyo mpamba yapfunyitswe na Agnes barisanga mu gitabo yise Rise and Fight Your Giant, How to Fight Depression. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Igitabo cyawe nuko wagiteruye, nuko wakise Rise and Fight Your Giant. Wahuriye hehe n'iki wise a giant? Icyo nabanza kuvuga wenda nabanza kugishyira mu Kinyarwanda. Rise and Fight Your Giant bisobanura ngo haguruka urwanye igihangange cyawe cyangwa se kikubereye igihangange. Ntekereza kuri uyu mutwe w'iki gitabo nuko nari nahuye n'icyo gihangange. Icyo gihangange ni kihe? Ni depression cyangwa se kwigunga. Narwaye iyo ndwara yo kwigunga, nza kubana nayo ariko nza kuyigobotora. Maze kuyigobotora natekereje uburyo nafasha abarwaye iyo ndwara, ntekereza ku kwandika iki gitabo. Ariko cyane cyane icyatumye nandika iki gitabo nuko nari maze kubona statistics cyangwa se imibare igaragaza abagenda bayirwara buri mwaka. Tugiye nko kuri page 6 y'iki gitabo, hari ubushakashatsi bwakozwe na World Health Organization yanditse ko 800 by'abantu byiyahura buri mwaka, ari byo bingana n'umuntu umwe buri segonda. Maze gusoma ibi bintu nagize ubwoba cyane, ndavuga ntese hari isiragana hehe. Mbishyira mu Cyongereza, atari kuvuga ngo nshaka kubwira abazi Icyongereza gusa, ahubwo nabishyize mu Cyongereza ko nashaka kubwira isi yose. Numva ko nagera ku isi yose ngeze no kuri bariya batazi Kinyarwanda, ariko sinibagiwe n'abazi Kinyarwanda kuko iki gitabo kizashyirwa mu Kinyarwanda. Murakoze. Hanyuma ariko muri iki gitabo nk'uko tubwiye uti nanditse ntekereza ku bashobora kuba nabo bigunze. Uwigunze yasoma, ubu butumwa buzamugeraho gute? Uwigunze yasoma cyane, ndetse niba yaragize amahirwe yo kukandagira mu ishuri akagira ubwo buntu bwo kuba yaramenye gusoma no kwandika, iyo usoma cyane ndetse urivura kurutaho, kuko mu gitabo hari aho nagiye mvuga aho ijambo ry'Imana rishobora kugufasha, nubwo atari byo natinzeho. Navuze ko ushobora gusoma Zaburi, navuze ko aho ushobora kureba indirimbo ukazishyiramo ukazicuranga. Hari naho navuze ko ugomba kujya kureba abaganga, ntiwigunge ngo uheranwe n'ako gahinda. Uravuga ngo ni indwara nanone bamwe batekereza ko yakizwa no gusenga, cyangwa se yakizwa no kujya kureba inzobere z'abaganga babihuguriwe babyize. Kuri wowe ntutubwira uti umuntu ahera akajya, akwiye guhera he? Kubisengera, kujya kwa muganga, iki muri ibyo? Igikomeye kuruta ikindi ni uko ugomba gusanga inzobere. Burya inzobere ziba zarabyize zikakugira inama. Muri izo nama rero ugafatanya no gusenga, ugafatanya no gusoma ijambo ry'Imana. Ariko ntugomba kwibanda ku gusenga gusa, narabyanditse birimo. Ugomba no kureba ziriya nzobere zikakugira inama, zikakubwira iyo myifatire urayibanamo gute, ariko cyane cyane n'abakuri hafi nabo bakagira uruhare rukomeye. Cyo cyisi igihangange depression. Depression ni igihangange. Ndagaruka wenda kuri page 31. Page 31 y'igitabo, aho navuze ibishobora gutera iyo ndwara. Icya mbere navuze ni ukwigunga, loneliness cyangwa se isolation, kwikura mu bandi ukajya kwiheza cyangwa se ukajya ahantu udahura n'abandi. Iyo wibonyeho icyo kintu ntabwo ari ikintu gisanzwe. Kwigunga ni indwara ikomeye cyane ku buryo nafashe ko ari igihangange koko. Niyo mpamvu navuze nti reka mvuge ibishobora gutera iyi ndwara. Nabivuze kuri page 31, wenda bazasoma birambuye, ndagenda mvuga imitwe gusa. Hariho uko kwigunga cyangwa se kwikura mu bandi ukizola cyangwa se ukiheza. Ikindi ishobora gukomoka ku mibanire n'uwo mubana. Niba warashatse
ushobora kugira divorce cyangwa se umwana akakunanira, mbese ibintu bishingiye kuri relation cyangwa se ku mibanire mu bana ba hafi ishobora gukomokaho iyo ndwara. Ikindi ni ukuba ushobora kugira ibintu bigutera stress cyangwa se ibintu bikugoye mu buzima. Hariho nko kuba wapfusha umuntu wakundaga, hariho nko kuba wagira isheke mu ishuri ikuremereye, wari ureba uti nindangiza ndakora ibi, ibyo ntibishoboke. Hariho kuba watakaza akazi, nka kuriya bagira gutya ikigo runaka kigagabanya abakozi, ufite amadeni muri banke, ufite abana biga, ufite ibintu bitandukanye byinshi warebereraga. Icyo ngicyo nacyo gishobora gutera iyo ndwara. Hariho kuba bashobora kugusangana indwara ikomeye nka kansere, nka sida n'izindi ndwara tuzi zigiye zikomakomeye zibaho za burundu. Iyo ndwara nayo ishobora kugutera ubwo burwayi. Hariho kuba mu muryango wawe harabonetse mw'abarwayi b'iyo ndwara, ikaba uruhererekane mu muryango wawe, bityo ikaba yagufata. Hariho na personalite cyangwa se personalite sinzi uko nayita, ubyita imiterere y'umuntu, imiterere y'umuntu uko ateye, nabyo bishobora gukomoka hiriya ndwara. Hariho kuba hariho abantu bakunda gukoresha inzoga cyane n'ibiyobyabwenge, nabyo bishobora kuba intandaro yo kurwara depression cyangwa se agahinda gakabije. Ubwo ibi byose maze kubireba nasanze ibi byiciro dushobora kubibonekamo. Ndavuga nti indwara koko ni giant. Niba ishobora gukomokaho ibi bintu byose kandi tubonye ko bishobora kuboneka, ntiwabura umuntu wapfuye ukunda, ntiwabura kuba wagira isheke mu ishuri, ntiwabura kuba watakaza akazi, ntiwabura kuba wagira umuntu runaka wayirwaye utazi mu muryango wawe, ntiwabura kuba wagira ibyago bya divorce cyangwa se by'izindi relation mufitanye mu rugo mukaba mwakurizamo kutumvikana, bityo bikakubera imbogamizi zo kuba wakomeza ubuzima udafite wa muntu, bikaba impamvu yo kuvaho kiriya cyago cyo kurwara depression. Ubwo rero nayisiga ihangange kuko numvise hari impamvu nyinshi cyane zishobora kutwerekeza kuri iyo ndwara. None biba ryari uburwayi cyangwa ubuzima busanzwe kwa abantu izo mpamvu zose muvuze ni ibintu bibaho mu buzima bisanzwe? Yego. Abahuye nabyo bose se wafata ko barwaye iyo ndwara, kuko hari n'abashobora kubinyuramo ariko bagakomeza batarwaye? Mumbaje ikibazo cyiza cyane. Ntabwo mu buzima dutandukana n'agahinda, ndetse agahinda ni bimwe mu bitugira abantu. Kugira ibihe byo kwishima no kugira ibihe byo kubabara ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa muntu. Ariko iyo ako gahinda gakomeje ntigahagarare, hariho umuntu upfusha akarira kuko akanababara cyane, akanikunenga, akamera nabi cyane, ariko igihe runaka ukabona birahise, arabimenyereye, ndetse nyuma akajya anabiganira, bigashira akabimenyera, bikaba ibintu bisanzwe. Hakabaho undi kagahinda kakagenda kagakomeza, akabwo kamara amezi, ibyumweru, n'umwaka ukaba wazamo. Niba ubonye ako gahinda kari kugera mu byumweru runaka, katari guhagarara, kakagombye guhagarara ugereranije n'abandi baca mu byo nk'ibyo waciyemo, gana inzobere. Niyo ntego cyane nyamukuru y'iki gitabo, ko ari ugukangurira abantu ngo babe maso, barebe ibimenyetso nyamukuru bituma umuntu ashobora kugana kuri depression. Yego. None muri ziriya mpamvu zinyuranye watanze, ubu hari udukurikiye bavuga ati we yari yahuye n'iyihe? Hari umuntu ushaka kubyibaza koko ati we yari yahuye n'iyihe. Hari aho nanditse ngira ni mu mapaje abanza, sindi bubisome kuko ugishaka azagishaka gisome. Hari aho nasobanuye ubuzima bwanjye, mvuga ko nari ndi overwhelmed cyangwa se nari nkomatanije ibintu byinshi icyarimwe. Nagiye mu gihugu cya Philippines gushaka masters njyana n'umuryango wanjye. Ubwo icyo gihe nari mfite abana babiri batoya bari munsi y'imyaka 5, noneho ndi no mu ishuri rya masters n'abo bana bari kwiga, ndetse noneho nza no gutwita ndiyo.
mbikomatanya byose uko mubizi kandi muzi ko hanze nta mukozi ugira nka hano iwacu ubaho igihe cyose. Iyo uri hanze mugira amasaha yo kugirana kontara n'abakozi, ukavugana nawe ndasa saa 9 saa 10 se, ariko ntabwo ari wa mukozi uhoraho ngo aragufasha nk'uko inaha bimeze. Ubwo nakoze ibyo bintu mbikomatanyije niko ntekereza, kuko ntabwo nigeze njya kubitindaho cyane ngo menye impamvu nyamukuru yabiteye, ariko nkeka ko ari ugukomatanya ibintu icyarimwe cyaba cyaranguje. Terudiye byinshi icyarimwe. Yego. N'umugabo wawe mwari kumwe icyo gihe nawe kandi ari mu masomo, nyuma mufata icyemezo murataha, mugaruka mu rugo, mu gitabo bivugamo. Icyo nshaka kukubaza, aho wivurije ni mu bitaro bisanzwe bisuzuma abafite ibibazo by'uburwayi, ubuzima bwo mu mutwe. Yego. Ese nubwo ubwira abantu ngo haguruka urwanye igihanda cyawe, ndashaka kumva perception uko abantu babyakiraga bate, bavandimwe, inshuti, bafashe ko ari uguterura byinshi, cyangwa babyise nyine uko bita abajya kwivuriza muri biriya bitaro bya Ndera. Aho ngaho ndabigarukaho, ndavuga nti kwivuza ntabwo babitinzeho cyane, ko bitanatinze. Twavuye muri Philippines muri 2010, mpita banjyana kwa muganga kuko twari twavuye muri Philippines babibonye. Twabanje kwivuriza muri Philippines, barambwira bati reka atahe mu rugo namara kuruhuka. Bakekaga iyo bita postpartum. Postpartum ni depression umuntu arwara iyo akimara kubyara, bakeka ko ibikomotse ku munaniro no kuri kwa kundi ufite uruhinja. Bo niyo bakekaga muri Philippines, bati najya mu rugo akagira abavandimwe bakamufasha akazi, bakamufasha uruhinja, azamera neza ibyo ari byo byose. Ubwo twaratashye tugeze hano njya Karayese nk'uko mubivuga, nkaba nankangurira abantu batinya Karayese. Karayese ni ibitaro nk'ibindi, ni nayo mpamvu nyamukuru nanditse iki gitabo. Kimwe nuko kanaka bamusanzemo diabete, bamusanzemo umwijima, bamusanzemo pressure, bamusanzemo indwara zitandukanye, kumva nta pfunwe afite, nawe wikumva ipfunwe. Ni indwara ivurwa, urwo rugingo rwafashwe nk'uko n'urundi rufatwa, nk'uko ruriya rufatwa, nk'uko ruriya rufatwa. Ubwo nagiye Karayese, ntabwo namaze n'ibyumweru 3 ndakeka, nahise mera neza, numva mbaye nk'ukize, ndagaruka. Ubwo rero kuko byahise bimera nkaho nkize vuba, ntabwo babonye umwanya wo gutekereza ibyo byose wambwiraga, cyane ko nkiva no muri ku bitaro nahise nshaka akazi. Ntabwo nicaye mu buzima, nkunda gukora cyane. Numva ko harimo na terapi cyangwa se ubuvuzi, kubaho uticaye ukora, umutwe wawe ukora utekereza. Nahise mbona akazi ko muri imwe muri kaminuza ziri hano i Kigali, nigisha muri undergraduate cyangwa se muri licence, nigisha mw'amasomo ya accounting, nigisha na financial management, sinzi uko nabigereranya mu Kinyarwanda. Ndabyigisha nkiva mu bitaro, ndakomeza yewe ndangiza umwaka nigisha. Nkirangiza umwaka mbona kandi muri banke ari nako ndimo kugeza uyu munsi. Wenda si ngombwa kuvuga aho hose nagiye nkora, ababishaka bazabisoma birimo. Ndakora kugeza n'uyu munota ndacyakora. Yego. Ariko mu gitabo ukavuga ngo aba bantu bafite izi ngorane, yego, abakoresha babiteho, ndetse ukavuga ngo umukoresha ye kuba kamanda nabe elida, natege amatwi niyumve, kandi abakoresha nabo nk'uko wari uteruye byinshi ushaka ubumenyi kugira ngo uze ukore, niko n'abakoresha nabo bareba inyungu kuruta vuga ngo umukozi ngo wigunga, ngo umukozi ngo ubone utari kunezerwa, ngo nibamwiteho bamwumve bamutege amatwi. Uwo mwanya barawufite. Icyo nagarutseho kuri Lida ni umuntu ukomeye cyane.
Leader iyo afite timu runaka y'abantu 5-10, muri abo 5 hakarimo umwe urwaye diabete, tureke wenda na depression, hakarimo undi urwaye ukunda kurwara umutwe, uhora afite migraine, ariko akaba ari umukozi ku buryo bugaragara. Wenda njyewe nagize umugisha, reka mbivuga uyu munsi abayobozi banjye banabyumve, nagize umugisha wo gukora ahantu heza. Iyo banki nkoramo ni banki ifite structure cyangwa se systeme yubakitse neza. Ni systeme ishingiye ku mihigo, uragenda ugasetinga KPI cyangwa se imihigo yawe, ukavuga nzakora iki mu mwaka financier uyu nguyu. Noneho ukagenda wiyevaluwa wowe wenyine, uvuga uti uyu muhigo nawukuye mu nzira, uyu nawukuye mu nzira, uyu nawukuye mu nzira. Ukazarangiza umwaka bakaza bakakwevaluwa, bakareba za settings wakoze, ya mihigo wihaye, ese ya mihigo yakoze yarayirangije. Niba utayirangije baguha amanota kwiranye n'ibyo wakoze, niba wayirangije baguha performance ihwanye nuko warangije. Ubwo rero ngiye mvuga kuri leader, nari nagiye kwa muganga, ntabwo nabivuze kubera aho nkora. Aho nkora ngiye bamfashe neza, ndashaka no kubigarukaho cyane. Nk'umuyobozi wari ukuriye abakozi bose unakomeye cyane, yansanze mu bitaro, arazazana n'undi muyobozi mugenzi we, baransengera, bampa courage, barambwira ati humura, komera, uzagaruka mu kazi. Uwo ni wari ushinzwe abakozi. Aza no mu rugo naratashye, yewe asanga narafashe n'icyemezo cyo kureka akazi. Arambwira atoya, ntabwo ureka akazi, garuka mu kazi, ngwino turagukeneye. Anyereka ko bankeneye, numva nanjye ngize akantu k'akanyabugabo, ngaruka mu kazi koko ndakora kandi mpafominga neza. Noneho icyo nabivugiye ni iki kuvuga kuri leader. Nageze kwa muganga nicarana n'umuntu, arambwira ati ese wowe bimeze bite? Twaturi kuganira dutegereje ko batwakira. Ati njyewe reka da, ati baranyirukanye, bapfuye kumenya ko nageze Karayesi. Umuyobozi ampibaruha, tigenda tuzashaka abandi. Noneho nkavuga uwo murida abafashije iki sosiyete, niba kwigunga byonyine, kuba udafite akazi bishobora kugutera depression, noneho nako wari ufite bakakakwaka. Ese uwo murida aba contribue ku kibazo sosiyete ifite? Twabonye statistique nazibasomeye, kandi sizo gusa, no mu Rwanda zirahari. Mu gitabo nagiye mbyandika ukuntu ikibazo gifite ampleur nini yo kuba abantu benshi barwaye. Nkavuga nti leader na communicating, yiba komanda no nduvuga ati hari commandement nyine yubahiriza, hari itegeko runaka. Ahubwo nagire communication, nagira ama strategy runaka yo gusigana babandi bari gusindagira, abajyanane n'abandi. Kuko umurwayi wa depression umurwayi nkundi, kuba narwara icyumweru kimwe bibiri nkagaruka mu kazi ngakora si ikintu gikomeye. Agnes, mu gitabo cyawe ugaragaza umuntu yavuga ngo wagize amahirwe uba mu biganza bizima. Yego. Ari abo bakoresha uvuga bagusuye, uvuga ngo baranasenze, wenda n'abakoresha badasenga. Ibyo ngibyo baragusura, bakwitaho. No mu gitabo urabivuga ngo baranaguhamagaraga bati komera, umeze utuzagaruka ryari. Yego. Ni baba abantu, ubwo nibwo butumwa bureba bakoresha wenda n'abakozi. Ariko nanone muri iki gitabo kuvuga ko hari abantu ushimira by'umwihariko, ugashimira umubyeyi wawe, umugabo wawe, n'abandi bantu n'amazina urayavuga. Muri uru rugendo wabonye umuntu akizwa n'iki? Ni imiti cyangwa ni yo care, nuko kwitabwaho? Njyewe amahirwe menshi nayaha care. Uti kubera iki? Imiti sinyisize inyuma, kuko bigomba kujyanana. Wa muntu uzakurikira iki kiganiro uramenye, niba ufite uko ufata imiti yikomeze, ntakagira ukubeshya ngo imiti ngo gutya na gutya, yikomeze. Ariko uruhare rwa famiye cyangwa se rw'abavandimwe n'abaturanyi ntirukwiye kwirengagizwa. Yego ndi kunywa ya miti, ese ya miti izanganiriza? Ese ya miti izansura? Ese ya miti izangemurira? Ese ya miti icyo ukora cyose kuri iyo miti urayinywa igavura iby'imbere,
ariko ukeneye na support physique cyangwa si mu bigaragara ukeneye abantu, ukeneye niba ari umugabo kuri hafi yikwirukanka ngo aguhunge. Nge nagize amahirwe ngira umugabo udasanzwe, navuga ko adasanzwe, Imana imuha umugisha, yambereye nk'umubyeyi nawe kuva natangira kurwara. Nk'ubwo nyine ndwaye ndi muri Philippines, niwe warebaga abana, niwe wozaga abana, niwe wabagaburiraga, abajyana ku ishuri akabagarura, tunaza mu kirere hose niwe wari uri kubitaho. Tugeze hano urumva sinahise mfata responsabilité, niwe zaziri ku mutwe, kugira ngo abo hirya bakuru banjye barumuna banjye mama bimenye, niwe wabahamagaraga ati muze Agnes ameze atya, Agnes yabaye atya, bikaturuka kuri we. Noneho no kumpa ibyo nkeneye by'umwihariko akaba ari we ubikora. Nkavuga cyane kuri mama twabanye mu bitaro igihe cy'amezi 2. Yarasize uzi umukecuru kugira ngo asige urugo rwe, asige imirima ye. Hari naho navuze ko yari yarwaje papa wanjye, yararwaye kansere. Noneho papa aza gupfa, naraje papa ahita apfa, hashize amezi make yahita apfa. Noneho mama akomerezaho nanjye araza arandwaza. Nababwiye ukuntu yagendaga nsubirishamo za zaburi, kambwira ati subira mu izaburi, yivuge. Naba nsinziriye gatoya nkumva ari gusenga atabaza Imana cyane, azi ko ntari kumwumva. Ubwo rero iyo keya nayo irakenewe, abantu babyumve. Abantu benshi babuze n'abavandimwe, turi mu gihugu cyanyuze mu mateka atari meza. Niba uzi ko hari umuntu kuri iruhande, mubera umuvandimwe, mubera umubyeyi, umwereke urukundo, umusure. Niwe muganga wa mbere kuruta uriya uba umuha imiti. Muri bya bimenyetso wavuze bishobora kuranga uri mu rugendo rugana muri izo ngorane, harimo ibintu bigiye binyuranye, kwigunga, impamvu zabitera zigiye zinyuranye. Ese ni ku ruhe rwego uko wowe wabibonye, ni ku ruhe rwego ashobora gutangira gutekereza ko bikwiye ko ashaka izo nzobere, abo baganga? Kubera ko utangamo ibimenyetso bigiye binyuranye, kubura ibitotsi, kubura apeti, hari ababura ibitotsi, hari ababura apeti, ni ku ruhe rwego wabonye umuntu ashobora gutangira gutekereza kureba abaganga? Cyo ni ikibazo cyiza cyane. Ndahera kuri kayange. Nabanje kubyumva muri 2008, mu mpera za 2008, ariko nza kurwara muri 2010. Bivuze ngo iyo nzira yose byari agravaga, ariko ntabizi. Kuva nabaho nari ntarumva umuntu urwaye depression, ntawe narinzi. N'umugabo wanjye we ntawe yarazi. Noneho natangiye mbura apeti, nkagira ngo ni umunaniro, nkabyoroshya kwa kundi ushobora nawe koroshya ibintu. Mbura apeti, n'akayiko kakananira kurya, ahubwo nkirukankira nko ku kintu cyo kugotomera, nkumva aricyo nashobora. Ariko guhekenya numvaga byarananiye. Mara igihe kinini njya ry'utuntu turiyensinyifiya tudasobanutse, ngabanuka ibiro byanjye mu busanzwe bitaru ibingibi mfite. Ibiro normale ngira ni 73. Ibyo mfite ubu sindi bubivuge. Ariko icyo gihe nari mfite 52 niba atari na 3. Urumva kuva kuri 73 kajya kuri 52, harimo ikinyuranyo nk'icya 20. Nari nanutse bihagije. Noneho nkaryama sinsinzire. Naba ndasinziriye nkigira kuri za assignment za masters, nkarara nicaye ngakora. Umugisha nagize nuko narwaye narangije kudefanda ibya masters nabivanye mu nzira, no kubyara byavuye mu nzira. Ako ndibaza iyo biza kuba mbere nari kubigenzana. Nawe niba wiyumviseho, hari aho navuze kuri page 14, hari aho nabivuze kuri 14, uko kudasinzira, kugira agahinda nta mpamvu runaka igateye ubona.
hariho kugira umunaniro uhambaye, umunaniro mwinshi cyane, kumva utahaguruka aho uri. Hariho kuba utakwishimira ibikorwa wari usanzwe wishimira, nko kuba wajya gusocializinga cyangwa se kujya mu mahuriro y'abantu bikakunanira. Hariho kuba ushaka kwibera wenyine ukihugiraho. Hari n'ubwo umunsi wiraga ndi mu nzu ntasohotse, nkafataho washing machine nkamesa, ngakoropa, ngankoza ibyombo, nkirwa muri ibyo, nkaba mu nzu sinegera abantu. Agnes, ukurikije aho byagufatiye, yego, wagiye kwiga n'umugabo, twana dutoya, ni mu mahanga, sosiyete yaho wayitubwiye, nta muntu ufite umwanya wo kuza kukureba, ubwo ndatekereza ko nabo mwasuraga atari benshi. Yego. Ndashaka kumva iyo mimerere ya sosiyete imeze ityo y'abantu badafite umwanya w'abandi, haba hari uruhare igira mu kuba indwara yakwiyongera? Irahari cyane cyane, irahari bikomeye, kuko n'ubu ngubu biriyongera. Ugenda wumva utwana tujya kwiga hanze dufite nka 18, 17, 15, 16, tukagaruka twarwaye depression. Nta kindi ni isolation. Ariko se mu muryango nyarwanda aho abantu basabana, reka mvuge ngo ibyo byago rero byagombye kuba ari bike cyane muri sosiyete y'abanyarwanda. Byakagombye kuba ari bike, ariko imiterere aho twerekeza hameze hate? Abo bantu baracyabaho? Uracyabona abantu batarama? Kera twarataramaga, abantu bakabyina, bakisanzura, bakanywa, bagasangira. Usibye kuri Noheli na Bunani, hari aho ukibona abantu bajya gutarama. Wenda aho wangaruraho ikibazo ukavuga utese none abantu bajya gutarama? Ntabwo bajya gutarama, ariko nibamenye, umuntu amenya abantu be, abakuzengurutse. Nkanjye nigira n'umugisha, ngira n'abaturanyi beza. Ubu ngubu navuga ko nagiriwe ubuntu muri iki kibazo nagize. Mfite n'abaturanyi beza. Hari abamama bakunda kuza kunsura iwanjye, nanjye nkajya iwabo, ugasanga ubuzima buroroshye, ntabwo bubaye amabuye. Ku kazi ukiri guseka, usekana na bagenzi bawe, ariko hari aho ushobora kugera ugasanga abantu ntibaseka. Nibyo ndi nakubwiye, ugasanga superviseur ni komanda, kumwegera ntibibaho. Akantu akagombye kumwongorera ati nyamara ndumva ameze utya, ukabigendera kuri ukabi. None relation professionnelle mu kazi, kuko nkurikije uko bivuga mu gitabo, watekereza ko mu kazi ari mu kivandimwe. Hari abandi bakubwira batoya duhujwe n'akazi, hirya y'akazi ibyo bindi byo kugutelefona warwaye, kumenya ngo utuye hehe ntibindeba. Ibyo byombi ko biriho, nk'umukozi wagirira ingorane muri sosiyete imeze ityo, cyangwa ku bakoresha batekereza ko icyo mupfana ari akazi, ibindi ari ukwirwariza no kwimenya, hari ikosa yaba afite? Wenda wewe abawe bakwitayeho, ariko utabikora yaba akoze ikosa? Ikosa sinarimushyiraho, kuko burya ikosa ari bikosi iyo hari itegeko, ariko hariho minimum ishyirwaho. Navuze ko njye nagize amahirwe nkora mu kigo gifite systeme yubakitse, nkora muri banki ifite systeme nziza. Nk'ubu bafite policies zijyanye na harassment, gukumira za harassment cyangwa se itotezwa runaka ryava ku burwayi, ryava ku kintu icyo ari cyo cyose, cyangwa se sexual harassment. Ibyo byose barabifite, ariko hari aho bitari. Noneho niyo mpamvu y'iki gitabo, njye nanditse iki gitabo nkangurira abo bantu bigira si bindeba, kandi afite abantu ari gukoresha umunsi ku wundi, arabahatakaza, ya stress izamuke, kandi akigira cyangwa ntabwo bindeba. Nugira abarwayi banese. Wavuga ko icyo mupfana ari akazi, bane nibarwara azashaka bane bazima. Uko atekereza icyo gihe, niba ari uko bimeze, bya nijyo kuvuga ati iyi ndwara niba ari we sifashe, iyi ndwara nta rukingo rwayo,
nawe shefu wowe uri aho ngaho uri kuvuga uti ikindeba ni uko ukora akazi wenda nawe yagufata nigufata se uzavuga utyo. Hanyuma Agnes dusoza iki gitabo kiboneka he? Iki gitabo kiraboneka kuri librairie Caritas, kikaboneka no kuri librairie Ikirezi, hari n'ahandi hitwa Mega Shop Kimironko, ariko hari na nimero ni 0782 30 42 88. Kansubiremo 0788 30 42 88. Wumvise kujya ku Kirezi bitagushobokeye cyangwa se kuri Caritas, kuri librairie Caritas, iyi nimero wahamagara iyi nimero nayo yakikugezaho. Ikindi nshaka kuvuga tutarasoza, nifuza kuzashyiraho clinique ya mental health. Niba wumva ufite ikibazo, ndasiga nimero yanjye ni 0788 28 9119. Nimero yanjye ni 0788 28 9119. Murakoze cyane Agnes barisanga. Igitabo cyanyu ni Rise and Fight Your Giant, How to Fight Depression. Nkuko abivuze muri iki kiganiro, nta utagira ibyago byo guhura n'iyi ndwara, niyo mpamvu ari byiza gufasha ukuri hafi wabonyeho bya bimenyetso yarondoye muri iki gitabo. Ikindi igitabo ntabwo cyose tugisomeye muri iki kiganiro, niyo mpamvu tubarangiyeho mwagikura. Mugire rero ibihe byiza, impamba y'ubumenyi naho ubutaha.